Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana bane namwe kandi Uwiteka abishimire. Umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Nkuko bisanzwe nge ndi Hakizimana Seti, tugiye kuganirira hamwe uyu munsi amagambo nifuje ko twayaha umutwe uvuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Ijambo riravuga ngo kora hakibona kandi ukora ibihe byose. Ntugatinye imbeho, ntugatinye ibihu. Igihe icyo ari cyo cyose kora. Icyo Imana iduhamagarira ni ugukora. Ariko uyu munsi tugiye kuganirira hamwe amagambo avuga ngo kora ibyiza ugifite iki uburyo. Kora ibyiza bigishoboka. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo mureke dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kuko ngo ibindi byose nibwo tuzagenza gute tuzabyongererwa. Rero murakoze cyane, wowe uteze amatwi, wowe nshuti y'umurongo mugari wivuga butumwa ari wo gubwa neza mu mutima. Ni umurongo wivuga butumwa ukorera kuri murandasi cyangwa se ukorera ku mbuga nkoranyambaga zibasha gushoboka izo arizo zose. Icyo ndi kukubwira ni ukugira ngo utega amatwi iby'uyu munsi wa none, ntaba ari nge, ntaba ari wowe, ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Gubwa neza mu mutima rero ni umurongo mugari wivuga butumwa ufite insanganyamatsiko ivuga ngo twese hamwe mu murimo wivuga butumwa kugira ngo dutebutse kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ahangaha hari igihe aya magambo abantu bajya bayakritikaho bakavuga bati mbese twebwe ni gute twatebutse ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko reka mbasobanurireho gato impamvu ari ngombwa. Uyu munsi wa none uramutse wihannye, uyu munsi wa none ndamutse nihannye, kanaka kihana, uriya kihana, bakihana, kugaruka kwa Yesu Kristo byagenza gute? Byabanguka, byakwihuta. Nkuko tubisoma mu byanditswe byera, bitwereka yuko ngo Imana itwihanganira kugira ngo hatagira umuntu ugenza gute urimbuka. Ariko ngo ntabwo itebya cyangwa se ngo itinze isezerano ryayo, ahubwo abantu uko babyibaza ntabwo ariko bigenje gute, ntabwo ariko biri. Ntabwo Imana isubiza ibihe inyuma, kuko icyo ikora ni ukutwihanganira kugira ngo twese nibura tube twaboneka mu bazaragwa ubwami bw'iki bw'ijuru. Rero Imana ntitinze isezerano nk'uko bamwe babivuga, ahubwo itwihanganira twese kuko itifuza yuko hari uwagenza gute, hari uwarimbuka. Niyo mpamvu mvuga ngo twese hamwe mu murimo wivuga butumwa kugira ngo dutebutse kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se twese hamwe twihane, twiboneze, twitunganye kugira ngo tubashe gutebutsa kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka abagirire neza, abakomeze ababere byose muri byose. Rero tugiye kuganirira hamwe aya kora ugifite uburyo. Ni amagambo ari mu gitabo cy'Umubwiriza. Iki gitabo cy'Umubwiriza cyanditswe n'umwami kabuhariwe, umunyacyubahiro, umunyaburanga, wari ukomeye, wari ufite ubwenge, uwambaraga akaberwa, uwambaraga akarimba. Ahangaha Bibiliya imwerekana nk'umuntu wari umutunzi, ikanamwerekana nanone nk'umuntu wari umunyabwenge, ikanamwerekana nanone nk'umuntu wambaraga akarimba. Ariko Bibiliya iravuga iti nubwo yambaye akaberwa, nubwo yambaye akarimba, ariko ntago yigeze nibura agera ku rwego nk'urw'akarabo kamwe hehe ku gasozi, nk'urw'akarabo kamwe hehe mu kigunda. Bavandimwe nshuti bene data, ahangaha ni ukugira ngo dusobanukirwe nuko nta kintu n'iki na kimwe cyo kugenza gute cyo kwiratana. Ni ukugira ngo dusobanukirwe nuko nta kintu n'iki na kimwe mwene muntu akwiye kugenza gute kwirata. Wakwambara, watunga, watunganirwa, wagira ubwenge, wagira uburanga, ariko ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kikuriho, ari icyo ufite, ari ikikurimo, ari icyo utunze, ntukwiye kugenza gute, ntukwiye kukiratana. Kuko na Salomo washimwe mu bwenge, agashimwa mu myambarire, ntago yigeze nibura arimba nk'akarabo kamwe mu gihuru, nk'akarabo kamwe ku gasozi. Ese nshuti muvandimwe,
wowe uduteze amatwi, wowe udukurikirana, ni iki kintu wiratana? Ese ni iki kintu ufite hano ku isi ku buryo wumva yuko kikunejeje? Ese ni iki kintu ufite hano ku isi ku buryo uvuga uti njyewe kabisa, njyewe ndumva ndi umuntu ukomeye, mfite masters, njyewe ndumva ndi umuntu ukomeye, mfite PhD, njyewe ndumva ndi umuntu ukomeye, mfite degrees zigiye zitandukanye, mfite masters mu bintu runaka, njyewe mfite doctora mu bintu runaka, njyewe ndi umuntu ukomeye, mfite inzu ahantu hazwi, njyewe ndi umuntu ukomeye? Ni iki kintu wiratana? Aha Salomo nubwo yashimwe mu by'isi, agashimwa akaba umuntu watanzweho icyitegererezo, ariko hari aho byageze bigaragara yuko ibyo umuntu yaba afite byose ari iki? Ari ubusa. Rero kora ugifite uburyo, kandi ukora ibyiza bigishoboka, ukora ibyiza bikitwa none. Nta kintu n'iki na kimwe cyo kwiratana. Si wakwiratana amashuri, si wakwiratana umuryango, si wakwiratana amafaranga, si wakwiratana inzu, ahubwo icyo wakwirata ni Yesu Kristo. Kora ugifite uburyo, gira neza bigishoboka, gira neza bikitwa none. Ahangaha tugiye kureba amagambo ari mu gitabo cy'umubwiriza. Aya magambo yanditswe n'umwami Salomo, wari umunyabwenge. Ahangaha ku gice cyaho cya 11 ku murongo waho wa mbere, ariko tutarasoma umutwe w'amagambo uravuga ngo kora ibyiza ugifite iki? Uburyo. Mureke twicishe bugufi twiragize Imana kugira ngo iyi gahunda iyoborwe n'Imana, ari wowe ari nge, ntaba ari twahubwo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, nongeye kugushima ngushimira ubuntu bwawe, nongeye kugushima ngushimira ineza yawe. Mwami Imana, uri Imana, uriho kandi uzahoraho. Muri aka kanya tuje imbere yawe cishije bugufi n'isoni nyinshi, kuko Mwami turi abanyabyaha. Turakwinginze kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu. Vuba aha Mwami, ubwo wenda kugaruka, ntituzakorwe n'isoni, ahubwo tuzishimire kugusanganira. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, ari njye uvuga, reka ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ari abakurikiye bateze amatwi, reka nabo ntabe ari bo, ahubwo ibi tugiye kumva muri aka kanya twese hamwe bibe ibyatubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe bwera. Ubwo wenda kugaruka, ntihazagire ukorwa n'isoni, tuzishimire kugusanganira. Bana natwe muri aka kanya, kandi ikiruta byose Mwami Imana, wowe ibyo ubona dukwiye atari bya bindi dusaba bivuye muri kamere, ibyaguhesha icyubahiro bigatuma Uwiteka ushimwa mu isi no mu ijuru, biduhane n'abakwambaza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Rero nshuti muvandimwe mwene data, reka tuganire kuri aya magambo avuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Ariko mbere yuko dusoma, hari indirimbo nkunda mu ndirimbo z'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Iyi ndirimbo ni indirimbo ya 74, iravuga ngo biba mu gitondo. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza cyane. Iyi ndirimbo ni indirimbo y'ingenzi cyane. Amagambo yo ku gitero cyaho cya mbere aravuga ngo biba mu gitondo, ariko nubiba mu gitondo ubibe imbuto y'iki? Y'ineza. Ujye ubiba ku manywa ndetse n'ikigoroba, kandi ntugasarure igihe kitagenje gute? Kitageze. Rindira ko zera, nyuma hazaza usarura. Ni wowe uri bubibe, ariko si wowe uzagenza gute? Uzasarura. Bavandimwe, ibi ntabwo byumvikana. Ngo uwo musaruzi naza tuzishima cyane, dutunde iki? Dutunde imiba. Gusubiramo basubiramo bavuga ngo dutunde imiba, dutunde imiba, tuzishima cyane, dutunde iki? Imiba. Amagambo ari ku gitero cya kabiri aravuga ngo biba izuba riva, biba mu gitundwe, ntugatinye ibihu n'imbeho nyinshi, maze umusaruro n'imirima ishize, tuzishima cyane, dutunde iki? Imiba. Ni indirimbo ya 74 mu ndirimbo z'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Ni indirimbo ivuga ngo biba mu gitondo. Amagambo aheruka ari ku gice cya gatatu aravuga ngo tugende turira, tubibira umwami, niba tubabazwa n'abazimira, ubwo nibwo tuzahozwa kandi nabwo tuzakizwa, nawe tuzishima cyane, tugenze gute? Dutunde imiba. Nshuti muvandimwe mwene data, amagambo aravuga ngo
kora neza bigishoboka, gira neza ugifite iki? Uburyo. Muvandimwe, uyu munsi wa none hari amagambo nshaka kugira ngo tugarukeho. Yesu Kristo yavuze ari mu rugendo hano muri iyi si acungura mwene muntu. Yaravuze ngo ibyiza byanyu ntimukabikorere mu maso y'abana b'abantu kugira ngo mushimwe, kandi ngo ntukagire icyo ukorera mwene muntu cyangwa mugenzi wawe kugira ngo ugororerwe, ahubwo ngo icyiza kiri muri wowe ujye ugikorera mu rwihisho. Ngo nugira neza ugakoresha ukuboko kw'iburyo, ukuboko kw'ibumoso niko ukagenze gute? Niko ukabimenye. Kora neza ugifite iki? Ugifite uburyo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo intibagirwa ntirera iki? Ntirera imfubyi. Reka mbahe urugero. Uyu munsi wa none ushobora kuba waruturanye n'umuntu ari umugome, uwo muntu mugaturana mutumvikana, uwo muntu akabyara nk'abana 3, nawe ufite nk'abandi bana bangahe? 3. Ariko wowe n'uwo mubyeyi mukaba mutumvikana. Ngo intibagirwa ntirera iki? Ntirera imfubyi. Ejo byarangira bikarangira wa mubyeyi wenda avuye hehe? Mu mubiri. Ugasigara uturanye n'abana b'imfubyi bo kuri wa mubyeyi mutumvikanye. Buriya ijambo rirakomeye cyane. Uramutse utagize kwihangana ngo wibagirwe ibihe bibi wanyuranyemo na wa wundi, ntago warera abo bana, ntago wafasha abo bana. Nshuti bavandimwe, reka mbabwize ukuri, mureke tujye tugira neza, mureke tujye dufasha imfubyi, tujye dufasha abapfakazi, kuko ntago tuzi uko bucya bigenje gute bimeze. Abamwe baravuga ngo bucya bucyana iki ayandi. Muvandimwe, gerageza ujye ufasha, ujye ugirira neza abantu abari bo bose, kandi neza yawe ijye imenywa n'iki? N'Imana. Ntukajye ukora ikintu ngo nurangiza uvuga uti njye ndi umuntu ukomeye, nakoze ibi, nagize uku, nafashije uyu, namuhaye iki. Kuko ngibyo nubyigamba kandi ibyo ukabishyira ku karubanda, uzaba wihamije. Ntago uzaba uhamijwe n'Imana, ngo ingororano yawe uzaba wamaze kugenza gute? Kuyibona. Kandi ngo nitugira neza ntitukajye tugirirana neza bitewe n'amasano tugenje gute dufitanye. Ntugafashe umuntu bitewe na situwasiyo uzi mugenje gute musangiye, ngo kuko abasinzi hagati yabo barafashanya, abajura hagati yabo barafashanya. Umva ngo abantu bagenda babikora bitewe n'ibyo bahuriyeho. Ngo aho ngaho uramutse nawe ukoze uko, ugafasha umuntu bitewe n'ibyo muhuriyeho, ugafasha umuntu bitewe n'uko musengana, ugafasha umuntu bitewe n'uko muririmbana, ugafasha umuntu bitewe n'uko mukorana, ugafasha umuntu bitewe n'uko mwiganye, ngo aho ngaho ntaho waba utandukaniye na babandi bandi bafasha abantu runaka bitewe n'ibintu runaka bahuriyeho nabo. Muvandimwe mwene data, ramburira ibiganza byawe bose, ramburira ibiganza byawe inshuti n'abavandimwe, ramburira ibiganza byawe abakene n'abakire, ramburira ibiganza byawe imfubyi n'abafite ababyeyi, ramburira ibiganza byawe ingo zubatse zuzuye, uramburira ibiganza byawe n'incike n'abapfakazi n'indushyi, uramburira ibiganza byawe abari kwa muganga mu bitaro, uramburira ibiganza byawe abari hirya no hino, ntacyo ugenje gute, ntacyo witayeho, ugira ineza, nta kindi kintu ugamije inyuma yayo. Ahangaha mureke dusome. Ahangaha kora ibyiza ugifite uburyo. Ahangaha ku murongo waho wa mbere mu Mubwiriza igice cyo cya 11 hari amagambo avuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ngo nurangiza ya mbuto yawe unyanyagije ku mazi. Ubundi iyo twinjiye mu buhanuzi hari ikintu cyitwa inyanja. Inyanja iyo tugiye gusobanura ubusobanuro bwayo, urebye niki? N'uruvunge. N'abantu benshi hano muri iyi si tumeze nk'abari hehe? Nk'abari mu nyanja. Turi mu bantu benshi. Ngo fata ibyiza byawe, fata ubumuntu bwawe, fata ubutunzi bwawe, ubunyanyagize hehe? Mu bantu. Ubushyire hehe? Mu bantu. Ngo iminsi nishira ari myinshi, ngo uzagenza gute? Nibwo uzunguka, nibwo uzagenza gute? Uzagira icyo ugenza gute? Ukura muri bya bindi byawe wagenje gute? Wakoze.
kandi imwe ngo ntuyihe umuntu umwe, ngo bigabanye 7 cyangwa 8. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitari limite, ni ibintu bitarangira. Ineza ntikwiye kugira aho igarukira. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo cyangwa se uyu mwami yaravuze ngo nujya gufasha ujye urambura ukuboko kwawe ukuramburira ahantu hose ku bantu bose, ngo kuko igihe nigishira nibwo uzabona ibyo wagenje gute wakoze. Bavandimwe, aya magambo tugiye kuyacamo. Aya ni amagambo meza cyane. Hari amagambo avuga ngo uhora yitegereza icyerekezo cy'umuyaga ntabiba, kandi ngo uwitegereza ibicu ntagenza ate, ntasarura. Uyu munsi wa none ushobora kujya gufasha umuntu, warangiza ukavuga uti ariko se kanaka buriya ndamufasha iki, kwaba muri ruriya rugo, kwaba muri uriya muryango, ko bafite imodoka, kwaba hariya ko bafite inka, kwaba hariya ko yize amashuri akayarangiza, ndamufasha iki? Uko ni ukureba imiyaga, uko ni ukureba ibicu. Ugiye gufasha umuntu ugatekereza ku bintu runaka, nta kintu wakora. Ngo uwitegereza ibicu ntasarura, kandi ngo uwitegereza umuyaga ntagenza ate, nabiba. Mu gihe ugiye gufasha umuntu, wigira ikintu n'iki na kimwe ureberaho, wigira ikintu n'iki na kimwe ushingiraho. Birashoboka ko umuntu yaba ari muri situwasiyo ubona yuko irenze wowe ubushobozi bwawe. Wenda uravuga uti umuntu akeneye 100,000, ufite amafaranga 1000 ni urugero, kandi icyo 1000 ntabwo urakimuha cyose, wenda uramuhamo 100 kugira ngo nawe ukoresha yandi. Ariko wowe wigira ikintu ugenza gute, utekereza, rambura ibiganza byawe ufashe, nta kintu ugenje gute ushingiyeho. Muvandimwe mwene data, bucya bucyana yandi. Uyu munsi uratunze, uratunganiwe, bucya bucyana yandi. Ejo warize cyangwa se n'ubu ngubu wakwiga ibintu bikagenda neza, ariko ntabwo uzi uko ejo bizagenza gute, bizaba bimeze. Gerageza ufashe, gerageza ugire neza, kandi nugira neza ntukajye ugenza gute ubyigamba. Nukuri muvandimwe mwene data, birakwiye yuko ukwiye gutekereza ku mfubyi n'abapfakazi, birakwiye yuko ukwiye gutekereza ku bakene. Hari amagambo avuga ngo muzane impano zanyu, cyangwa se tuzane impano zacu zose ku mirongo, dute imiruho y'iyi si ituvuna, tumurike impano kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo agenze gute, agaragare. Muzana impano zose ku mirongo, dute imiruho y'iyi si tuvuna, tumurike impano umwami agaragare. Muzana impano zose ku mirongo, dute imiruho y'iyi si tuvuna, tumurike impano umwami agaragare. Muvandimwe, hari ikintu Imana izi ufite kikurimo, kandi nawe hari ikintu uzi ushoboye. Ikintu wiyiziho n'Imana ikikuziho. Zana icyo kintu cyawe cyagirira abantu umumaro, ukizane muri sosiyete. Zana icyo kintu cyawe uzi ko cyagirira abantu umumaro, ukizane, ugifashisha iki abantu. Wenda n'ugusenga. Ijambo ritwereka yuko hari abahawe impano yo gusabira no gusengera abantu, nubwo byanditswe ngo umwenda warahera watabutsemo 2. Ubu buri wese agenza ate, yigererayo. Ariko hari abahawe iki? Hari abahawe impano, hari abafite impano, ashobora kugusabira, ashobora kugusengera, nubwo nawe wabikora akagenza ate, akakugererayo. Ariko nawe ukwiye kugenza gute, kwigererayo. Numvikanishaga uburyo ki dufite impano zigiye zigenje gute, zitandukanye. Hari impano yo kuvuga ku buryo wavuga ugafasha umutima w'umuntu. Umunyabwenge umwe yaravuze ngo nimba bishoboka yuko hari umuntu wavuga ikintu kikamufasha, umwe akaba yakwishima, ngo bikora umushimishe, kuko ngo iyi si yacu ikeneye abantu banezeza abandi. Muvandimwe mwene data, mu butunzi bwawe, mu by'Imana yaguhaye, gira icyo ukuramo ugifashisha iki, abandi. Tanga imyenda, nukuri gerageza utange icyo kurya, nukuri gerageza utange ibitekerezo, wubake imitima y'abantu. Muvandimwe mwene data, gerageza ugire icyo ukorera iki, abantu. Gerageza ugire icyo ukorera bene data.
rimwe hari igihe dusenga tugasenga tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe hano mu isi nk'uko kibaho mu ijuru, uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubarire ibicumuro byacu nk'uko tubabarira natwe abagenje gute tutababarira. Tugasaba Imana kutubabarira ibicumuro byacu, tukavuga ngo nk'uko natwe tubabarira abagenza gute abaducumuraho. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abagenje gute abayiturimo. Nyamara tutababarira kandi ntiduharire iki imyenda yacu abagenje gute abayiturimo. Tugasenga ririya sengesho. Hariya umuntu usenga ririya sengesho akarimanuka akarivuga kuriya, nyamara ibiri muri ririya sengesho anyuranya nabyo aba yaka umuriro. Ukavuga uti Mana umbabarira ibicumuro byanjye nk'uko mbabarira abandi. Ukavuga uti Mana umarire ungirire ukunuku nk'uko mbigirira abandi kandi utabikora. Warangiza ugasenga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi kandi muri firigo biri kubora. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi kandi muri magaze biri kumenwa. Ariko buriya Imana amasengesho iyumva ite? Ariko ijambo riravuga ngo ivubira ababi ndetse n'iki n'abeza, ivubira indashima n'abashima. Ushobora gusaba ifunguro hari ibyo wanamennye kuko n'ubundi ubifite ugakomeza ukagenza gute ukabigira. Ariko tekereza, hari abashonje benshi, hari imfubyi, hari abari mu bitaro, hari abarwayi barwaye batabasha kweguka uyu munsi wa none, badashobora kuva ku buriri. Hari abantu benshi cyane bagowe, hari abarembejwe n'ibibazo by'umubiri, hari abarembejwe n'ubuzima bitewe n'uko isi ya none igenje gute imeze. Gerageza ukore neza kandi ukore ugifite iki? Ukore ugifite uburyo. Hari amagambo akomeye cyane ari ku murongo waho wa 7. Nukuri kureba umucyo biranezeza kandi kureba izuba bishimisha amaso. Nukuri twishimira ibyiza, nukuri tunezezwa n'ibyiza, nukuri kandi koko niko biri. Ariko se nshuti muvandimwe, nukubera iki nta muntu wanezeza? Nukubera iki nta muntu wagezaho ibyiza? Bene data, birakwiye ko dukwiye kugenza gute gufasha. Umurongo wa 9 uriho amagambo akomeye cyane abwira abasore, abwira urubyiruko. Wa musore we, ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezererwe mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugendera mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko umenye yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira hehe mu rubanza. Nuko rero ikure umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube hehe, bikube kure. Kuko ubuto n'ubusore ari iki? Ari ubusa. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragenza gute itaraza, n'imyaka mibi itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Muvandimwe mwene data, mu buto bwawe, mu busore bwawe, mu gihe cyawe icyo ari cyo cyose, gerageza ukore neza kandi ukore bikitwa none. Ugerageze wige gufasha abantu. Hari amagambo akomeye cyane avuga ngo niyo utabasha gushyanuka ngo uvuge cyane nka Pawulo, wafashisha n'amasengesho. Niyo utabasha gukora ku butunzi bw'isi bitewe n'uko wenda ntabwo ufite, ariko hari icyo wakora. Wasengera abantu, hari icyo wakora. Gerageza ugire icyo ukora mu mpano Imana yagenje gute yaguhaye, mu mpano Imana yaguhereye hano kuri iyi si. Wasenga, hari uwo wavomera utuzi, hari uwo watahiriza udukwi. Nukuri ntacyo utakora. Gerageza urebe icyo wakorera buri muntu. Wasura abantu kwa muganga ukabahumuriza, kabone nubwo ntacyo waba ugenje gute ubashyiriye. Wabasindagiza ukabavana ku gitanda bagasohoka bakajya kota akazuba. Wafasha ababyeyi, wabasura kwa muganga kabone nubwo ntacyo waba ubashyiriye, wanabamesera n'utwenda. Gerageza ukore neza.
neza. Gerageza ugirire neza abantu. Ibyo kuvuga ngo turasenga, tugasenga dusubira mu masengesho, tukayasenga nyamara tuzi neza ko turi kwibeshyera, tuba turi gushyira ubuzima bwacu mu kaga. Icyo nakwifuriza ni ubuzima buzima bwuzuye imibereho myiza yo gufasha no gusabira abandi. Uwiteka akugirire neza, akubere byose muri byose. Ibi nibyo nakwifuriza nanjye nifuriza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.